Yes, duheruka muri cya gice rero tureba uburyo iyi Africa Leadership International University bakwereka ibisabwa kugira ngo winjire muri kaminuza. Cya gice cya mbere twabibonyeho neza, tureba niba uri umunyeshuri ufite imyaka iri munsi ya 29 ukaba warangije sogonderi, warangije mu mwaka wa 2021 cumi na kangahe ariko utarengeje imyaka 29, ukaba ufite amanota 50 kuzamura cyangwa ufite grade B ndetse na C muri section wizemo, mbere buryo ki ushobora kubona iyi kaminuza. Kandi iyi ni kaminuza mpuzamahanga ndetse irazwi cyane muri Afurika kandi izwiho mu kwakira abanyeshuri benshi bo mu gihugu cy'u Rwanda. Rero ushobora kwibwira ati ndangije amashuri ejo bundi muri uyu mwaka wa 2025, none se ngiye nakora application muri uyu mwaka, cyangwa ukavuga ati ngewe nashoje amashuri yisumbuye muri uyu mwaka wa 2024, ese nanjye nakora application cyangwa nanje mu mwaka wa 2023 ni 2021. Abo mwese muratumiwe muri iyi application, birizewe kandi birakunda. Gusa niba urengeje imyaka 29 menya yuko byakugora mu gukora application muri iyi kaminuza. Yango mwabonye ko comment nayipininze muri ya video, abatayizi muze kugenda murayireba, ni video iyi ngiyi ikurikira. Hanyuma rero iyi ngiyi yitwa ALU cyangwa Africa Leadership University. Hanyuma ndagira ngo mbere uburyo ki wazamura urwego rw'uburezi bwawe ukimara kumva yuko byibuze wifite icyizere warakoze muri uyu mwaka, kumva wifite icyizere cyo kubona amanota 50%, ukumva ufite wifite icyizere cyo kubona grade B ndetse na C muri section, menya yuko uratumiwe. Kandi n'abarangije imyaka yashize namwe muratumiwe, warize REB cyangwa warize NESA nawe uratumiwe muri iyi video. Nge nitwa Christ Mutabazi, mujye kubana muri iyi video niyo ubageza ibintu bye bitandukanye mu kureba uburyo ki wabona scholarship ndetse no gukora curriculum vitae nziza cyangwa CV nziza, motivated letter, ndetse iyi ni channel isindagiza umunyeshuri mu gutsinda ikizamini ndetse ikamusindagiza no kubona kaminuza mu buryo bworoshye cyane, kuko dufasha abanyeshuri kugeza babonye icyo bifuza. Hanyuma rero ureta ujya muri ya video, comment ndaza kuyipininga muri iyi link, ndaza kuyipininga muri video ibanza muri comment ndetse muri description ndaza kuyipininga, muze kwibona muyikande kugira ngo muze kunyarukira hano kuri dashboard niba kugira ngo nawe ukore application. Rero iyi Africa Leadership International University ushyiramo umwirondoro ukaprayinga, muri kwaprayinga hanyuma shize igihe runaka bakabuza kwandikira kugira ngo uzuze izindi page zisabwa, bamaze kukwemerera barebye nibyo wabandikiye cyangwa motivated letter nibyo wagaragaje, hanyuma bakakwandikira isomo warize iryo ari ryo ryose, warize TVET, warize ayariyo yose, amasomo yose wiga hano mu Rwanda, hano wabonamo umwanya wa kaminuza nta kibazo, ko bafite amashami menshi agiye atandukanye muri Mauritius ndetse no mu Rwanda n'ahandi hagiye atandukanye. Rero tuza ukanda hano handitse ngo apply now, ngira ngo murimo murahabona, iyi ni apply now ahangaha, cyangwa ugakanda ahangaha, hose biremeye. Hanyuma urangije uhita ukandaho, iyo ukanze uhita utungukira kuri iyi page, urategereza ugahita utungukira kuri izi page, ukabanza ukareba imyanya irimo. Iyi bazageza ku itariki z'ukwezi kwa 9, hanyuma ukaza hano ukareba ibisabwa n'amashami agiye atandukanye muri Africa Leadership, ukareba ibyo ari byo, kugira ngo twihute cyane. Yes, ngira ngo uhita utungukira kuri page yanditse ngo apply now. Hano munsi ngira ngo muri kwabona munsi cyane wa scrolling down uze hari page eshatu ugomba kuzuza. Ahambere ngira ngo muri kuhabona, ahambere nahanga handitse ngo what is your first name. First name ni rya zina ritari iry'ikinyarwanda, ukarishyiramo last name rya rindi. Urugero ngewe hano nashyiramo Kariste, hano ngashyiramo Mutabazi, ngashyiramo email. Hano email ushyiramo email ifunguye kuri telefone yawe kuburyo uzajya ubona update zose zi Africa Leadership University, kugira ngo bakwemereye uhite ubona amakuru vuba vuba. Hanyuma hano ikiza ushaka washyiramo email byibuze iri mu mazina yawe. Hanyuma hano hasi hari aho handitse phone number, phone number njya muri kuhabona, ugahari handitse phone number, handitse ngo country code,
country code ngira ngo bizi ko ari uguteranya 150 ugahita uhitamo musi itujyana hanse Rwanda hano musi tubona Rwanda uri kuyibona. Country code ni uguteranya 150 hanyuma hano hasi ugahera ku mubare 7 ukazamura. Ubwo ni kangahe? Ni 7 2 ugakomeza n'indi mibare isigaye. Hanyuma hano ugashyiramo igihe cyanyacyo wavukiyemo, icyiza ushyiramo igihe kiri kwiranga muntu. Reka mbyuzuzemo kugira ngo tujyanirane. Hanyuma hano ndakanda wenda Callixte kugira ngo tujyane intambwe ku yindi, nawe akantu uza gucikwamo uze gusubiza inyuma, nta kibazo, biremewe muri iyi video. Callixte ni murambirwe ku iyi video, ndashaka yuko iza kurangira vuba vuba. Callixte Mutabazi. Tadushyiramo email. Hanyuma hano munsi dukiramo ngo hano bahita bakubwira dushyiremo country code. Hanyuma hano ushyiramo gutanya 150 ugahitamo. Hanyuma hano ugahitamo cyamo nimero ya telefone yawe bakubona igihe bagushaka. Hanyuma hano uhita ushyiramo ngo what is your date birthday, ushyiramo igihe kiri kwiranga muntu yawe nta byo kubeshya, kugira ngo baze kureba kuko niba utabeshya. Iyo ushoboye urascrollinga apa kugeze mu gihe wavukiyemo kaza. Hanyuma yaragiye gushyiramo igihe wavukiye, uhita ukanda next page. Ukanze next page, hano ni page 3 wuzuza, hanyuma ukuzuza izindi page bagusaba nyuma amaze kuguhitamo no kukwemera abonye yuko hari ikintu ushoboye. Uhita uvuga ati which country do you live in, uhita ushyiramo igihugu ubu ngubu utuyemo, umujyi, country did you attend the high school, igihugu watendizemo segonderi. Ubwo hano country do you live, ubwo niba uri mu gihugu cy'u Rwanda cyangwa uri hanze y'u Rwanda uragishyiramo, hanyuma ushyiremo umujyi w'icyo gihugu. Hano munsi ngira ngo murimo murabibona. Hano munsi ngira ngo hano urashyiramo igihugu utuyemo, umujyi wacyo, aho wize muri segonderi, igihugu wizemo. Hanyuma hano ushyiremo icyo kigo, izina ry'icyo kigo. Hanyuma hano hasi uvuga ati is your high school is listed above, ngira ngo hano uvuga ati ese ikigo wizeho kiri hano hejuru, ushyiramo yes cyangwa no, kuko hano country attended beta basacinga bakareba ibihugu biri mu Rwanda. Iyo ugeze mu kigo kikazamo ugahita kugera uhita ukandamo yes, itukanda yes, kuko hano baguha list y'ibigo biboneka mu Rwanda. Hanyuma iyo ubonye kitarimo ukanda no, wabona kirimo ugakanda yes, hanyuma ugahita uza kuri next page. Ngira ngo uri kwabona hano munsi uhita ukandaho, ukandaho hano kuri next page. Hano munsi ngira ngo murimo murahabona iyi next page. Wamara gukandaho itungujya kuri ya page gatatu uhita wuzuza, hanyuma ugasendinga. Hano munsi ushyiramo what program are you interested in, ese niye program wumva ushaka komeza muri Africa Leadership International University. Program ni izingizi entrepreneur bachelors, urujya muri kubona na hano hanze software engineering, hano hanze international business and trade. Hanyuma ugahita uhitamo ikoroye muri izi ngizi. Hanyuma no hasi tuhitamo ngo please select when do you like, usati please select when do you like to join,
ese ni igihe ki wifuje kwinjira muri iki kigo cya Africa Leadership International University ugahita uhitamo umwaka runaka wumva ushaka kuzagira iki kuzatendingamo muri uyu mwaka. Nyango murabona yuko hari amahirwe cyane ku banyeshuri batarabona resultat z'ibizamini. Urabona yuko ari January mu mwaka wa 2026, mu mwaka wa 2027 naho birakunda, hanyuma ugahita uhitamo umwaka ukubereye. Reka twihute rero hagiye tujya hano handitse ngo what did you hear about, ese wumvute iyi Africa Leadership International University country alumni, hanyuma hano RX member ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye, ariko hano icyo ntaguhitiramo hitamo hano kuri aya mahitamo ya kabiri R ndetse na RX kugira ngo baze kugushakiramo andi mashami agiye atandukanye bitewe n'ikintu wize muri secondaire. Hanyuma hano ugahita ati I understand R has tuition fees y'amadolari 3,000 ku mwaka. Hano bishyura fees y'amadolari 3,000 ku mwaka. Ikiza cy'iyi ngiyi R ikwishyurira buri kimwe cyose nkuko twebonye muri video yatambutse. Hanyuma hano hasi ugahita hano I have read and agree private policy, ugahita uvivura, hanyuma ugahita ukomeza no ku yindi page. Hanyuma hano hasi ngo stay connected with R&D, be first to know about upcoming event news and special offer. Hanyuma hano hasi urahitamo niba koko ushaka kuzajya ubona notification z'amamenyesha menshi agiye atandukanye y'ibintu byinshi bigiye bigezwe muri Africa Leadership International University, uhitamo yes I want to receive our last news and offer, kugira ngo ujye ubona amakuru yose kuri ya email wabahaye ajyanye na Africa Leadership International University. Hanyuma hano hasi ugahita wemeza yuko utari robo, bakabanza bagasikaninga yuko atari robo yabinjiriye. Hanyuma urangije uhituza mwana watagusaba akantu kamwe muri bingibi, ugahitamo hano handitse BC wenda ashaka guha crosswork byinshi bigiye bitandukanye. Hanyuma ugahita uhitamo hano harimo BC muri utu tuntu tugiye dutandukanye, hanyuma bagahita baverifyinga kuko niba utari irobo. Iyo birangiye uhita ukanda hano handitse submit, ngira ngo muri kuhabona iyi submit itiza mu ibara ry'ubururu. Hanyuma ugahita wemeza, hanyuma ukemeza yuko uzajya ubona notification igiye itandukanye, kuko iyo bakwemereye uhita ubibona kuri email yawe. Warangiza ugatangira ukabona amenyesha n'ibisabwa kugira ngo winjire muri kaminuza ya Africa Leadership International University. Niba uri umunyarwanda, uri umurundi, uherereye aho ari hose ku isi, menya yuko iyi kaminuza yaguha amahirwe yo kuyigamo. Hanyuma rero reka tuzabane mu zindi video zigiye zitandukanye tureba uburyo ki bakora izindi application. Hanyo iyi yarishwa mbereka y'abanyeshuri bambazaga ukuntu wakwa applyinga, hanyuma Ricky ndaza kwipininga muri comment ibanza. Ikindi kandi niba ukunda video nk'izi ngizi ukaba utarakanda subscribe kandi ngo ufungure inzogera, ntabwo uzongera kubona amakuru nk'aya ngaya. Ikindi kanda like niba iyi video wayikunze, uyisharinga abanyeshuri bagenzi bawe kugira ngo bamenye aya makuru agiye atandukanye, kuko uraba ubafashije nawe wifashije, kuko hano kuri channel ntago turi banyamwigendaho. Ndabashimiye cyane, ngiye yari Clarisse Mutabazi ngomba nagana ku kizamini. Reka tuze gura mu yindi video igiye itandukanye kandi zakwereka uburyo ki wabasha gusuccessinga amasomo yawe ndetse no kugira ubuzima bwiza. Bye bye, reka tuze gura mu kanya.